Abantu bajya ngo nsana amafaranga man. Nareba uburyo ntayo mfite nkabona nibyo birenze. Uzi ko buri muntu wese level ariho y'ubukene. Uri kumva? Ibingana nibibazo agira. Buriya ngiye nditanga iyo uri inshuti yanjye naguha n'umufungo mfite ugakemura ibibazo byawe nkabashaka undi. Yego. Ntago nabayeho nshaka kwirukanka inyuma y'umuntu nguri bumpe hit. Nabayeho nshaka kwirukanka inyuma y'umuntu uri bumpe amafaranga. Kuze nshonje mwana. Nakuze nshonje nshaka ibiryo n'amafaranga. Yenza abahanzi bari hano iwacu urumva bafite hit ariko nta bafite hit ya danje ariko bibera mu bihuru. Yes, blessings nizere kumeze neza cyane ukunda Lea Entertainment bigano dushyiraho bitandukanye navuga ko nzajya abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye kugira ngo badusangize ya rugendo rwabo bakora ikiganiro azajya avuga ngo uyu muntu wenda ndamukunda ariko namwigiyeho iki gihe kugira ngo nanjye nejo ubundi nzakora ibindi kuko aba ari fresh cyane. Uyu mugabo witwa AB Godwin uziko ubu nibwo ntekereje ko twamenye kera man. Yaciye uribuka ushutinga mucoma inyamirambo indirimbo yitwa nguke ntabwo nanjye nayibuka aciye iminsi acegi umeze neza byameze fresh. Uyu mugabo rero ni umwe mu bantu bakora ibintu byinshi. Uyu munsi ni umuhanzi ni umudirector w'indirimbo z'abahanzi nyarwanda ndetse n'abandi batandukanye. Ikindi ubwo wakinnye no muri filime, hari filime nigeze kubona nazikina ahubwo nazikinnye musi urazikina mana ariko urumutete byahataye niho umuntu uzi gushaka amafaranga ari hose njyayo usibye kwica no kuroga no kwiba ariko kwiba nakwiba mbonye kwiba harimo umufungo mbonye harimo umufungo ariko je nabwiye umunani ngewe mbonye ahantu aramufunga ufatika wawe utwara dawa utera urugize ibyago ntibikugaruke. Yego uyu mugabo rero reka mvuge ngo saga yamenyekanye nyuma yuko afunzwe azira gukoresha drone ntago aryo turi bugarukeho cyane ariko araza kuza kubitubwiraho gatoya nubwo yagiye abivuga ariko yarafunzwe. Rero niho reka twe kujya kuri story ya drone ahubwo uri muri gereza wumva gumeze ute? Cyaje icyo kibazo manumva gikomplete. Iyi kira complete ndabizi ariko nyine wowe urimo waba wumva umeze ute? Urumva nyine gereranya. Hari umutipe twaganiriye arambwira ngo numvaga ngo ndi inyuma y'isi ku buryo nyine nta kintu na kimwe numvaga nta feelings nimwe y'ikintu nabaga mfite. Oya yarakubeshye. Feelings nta muntu utagira feelings. Muza kubwira ngo nta feelings nimwe abafite ntago bibaho. Ubundi ufite feelings zitari nziza ariko feelings uzifite. Kandi nta nubwo ari n'inyuma y'isi mugereza ntago ari inyuma y'isi. Ni mwisi ahubwo ahantu hatari heza ukwiye ko. Abantu benshi nese ngubaze ikibazo. Ari ukujya muri gereza no kujya muri izi ntambara za Israel na Palestine. Wajya he? Najya muri gereza aho nzi ko nzanasohoka. Cyane rwose. Bivuze ngo ro muri gereza si inyuma y'isi. Handi hantu nyine habi hatari heza gusanga umuntu azira nk'ibyaha nyine birimo technology ukumva ni umuntu nyine w'umuhanga wa danger umuntu ushaka kwa mwicaye gutya akaba yavidura mobile money yawe ugasanga ngo arashinjwa kwiba nka miliyoni nka 300 wenda ngo z'abantu ngo bari bicaye muri hoteli runaka buriya ngo hari abatipe ubu ngubu bagenda nta mafaranga bafite ariko ahantu hose yicaye akaba yatumiza ikintu cyose ashaka. Sure. Haba najya muri hoteli wenda ikomeye nta n'ijana mfite nkagenda nkabagurira mwese mukanywa kandi mubizi ko nta n'ijana mfite baza na facture nkishyura ariko ubwo uko nicayeho umukire wa hari ari gutaka amafaranga n'uwo hari ari gutaka amafaranga n'uwo hari ari gutaka amafaranga tugahita twicomokera nyine abarimo abafungwa yego bagiye bakora ibyaha nk'ibyo ngibyo babaza ubwenge nyine burenze tu man nakuvuga ko n'ubundi byagereza tari bitindeho n'ibyo gufungwa n'ibya drone ntago turi bitindeho ahubwo ngiye icyo ndi butindeho cyane ni art yawe. N'ubundi reka mvuge ngo urugendo rwawe rw'umuziki rwabaye nk'urutangirira rutangira ubwo wari uvuye muri gereza. Oya nuko ariko abantu bo babizi ariko ngiye umuziki narawukoraga ahubwo urugendo rwatangiye mvuye muri gereza nurwo gukora injyana ya hip hop. Injyana ya hip hop nayikoze ubundi mvuye muri gereza ariko ubu ntago ngiye narapaga ntabwo nari nzi ko narapa nukuri yari abantu bajya bambwira ngo nshimira umuntu wamfungishije ngatumye gereza nyereka impano ngo nari nzi ko mfite
ariko wenda njye suko nabivuga ariko ntakubeshye ntago nari nzi ngiye ko narapa ni n'ibintu byari biri kure y'ibitekerezo byanjye sure sinakundaga n'injyana ya hip hop buriya gihe none niki cyatumye urapa nuko nari mfite ibintu byinshi nshaka kuvuga bitajya muri afrobeat cyangwa muri R&B byari byinshi cyane biririmba ntago biririmba ntago biri bujyemo kandi nanone numvaga nshaka kubivuga mu buryo nyine nshaka kubwira umuntu kugira ngo bimucengere mu matwi nyine abyumve nkuko ninjya kubiririmba nkuko Mico the Best yaririmba cyangwa Bruce Melody yaririmba biraba ntago biraba byumvikana nyine nk'umuntu babaye yego ntago biraba byumvikana nk'umuntu babaye bitamo kubirapa rero ko hip hop ninjyana nyine imeze nk'ishaka kumvikanisha yego ukuri umuntu afite muri we yego ndabirapa birapye rero fasha ya package yose nari mfite nagombaga kubwira abantu mpita nyirapa kugira ngo nyine byose bikwiremo nyine birangira abantu bumvise ngo nzi kurapa ariko nanjye ntabyo narinzi okay umaze kugira indirimbo zigeze imwe ebyiri eshatu enye iya kane uzikuye he hari ku ipingu sibyo harimo ishaza ya All Stars hakabaho Where is Love hakaza na Deux Nakuze plutôt ngewe izo mbara eshatu kubera ko nk'ishaza ntabwo nyibara nk'iyanjye ko turi benshi ubwo dufate eshatu ni eshatu experience umaze kubona muri rap mu kurapa urumva wumvaga nyine waririmba ariko usanga message ushaka gutanga kurapa nibwo nyine bari bubyumve fresh uzima mu nakomeje kurapa nuko ari byo abantu bakunze cyane ariko njye nakubeshye uri umuraperi mwiza njye byaranantunguye ntabwo numva ko ushobora kurapa nyine nkuko wabikoze abantu benshi byarabatunguye benshi cyane nanjye byarantunguye uretse ko njye ntabwo navuga ngo nzi kurapa ngo njye ngendera ku byo bambwira yego kuko njye nko kurapa bafite abandi baraperi nanjye nemera ariko sinzi ngewe icyo abantu bahisemo nicyo numva abantu bavuga ko nzi kurapa ariko njye ntabwo mba mbyumva ariko mwana urabizi rero njye ntabwo njya nkunda gufera umuntu hari igihe wumva indirimbo y'umuntu ukumva rapuye ukumva nyine irimo rhythms na lyrics kandi buriya nicyo kintu cya danje ku ndirimbo iyo ufite lyrics nziza ukaba ufite rhythm nziza man indirimbo yaba rero nyine uri umuraperi mwiza ahubwo kucyo ratinze kuduha imirongo kandi ntabyo narinzi ko narabyo bintunguye yego uri umwe mu bantu navuga ngo bifuje gusubiramo indirimbo ya Jay Paul Deux par Deux we yari yayise ubwo ni Deux fois Deux wowe yita Deux par Deux wapi njye nayikoze nanjye ari Deux fois wayikoze ari Deux fois Deux ariko kuri cano yitwa Deux par Deux yaje kuba Deux par Deux ariko yamanje kuba Deux fois yamanje kuba abantu benshi babizi ariko ubu nari nakoze Deux fois Deux remix Deux fois Deux yari Deux fois Deux remix yo nyine uyumva kumva ko ari Deux fois Deux udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka nafite inamona iyo yari ya Jay Paul niyo rero nari nasubiyemo na chorus ari gutya imeze narayikoze ndanayirangiza ndashutinga na video irarangira nyaploadinze biza kuba bibi koko gute biba bibi urumva no kuvuga ngo narayaploadinze hari gari buke haba bonani nyaploading iryo joro hari mu masaha 3 saa 4 imaraho amasaha 2 maze kugera 10,000 views 10,000 ko nabanje no kuyamamaza ko ngiye kuyisora n'ibiki yego abantu bayikeneye na commentary nyinshi cyane zivuga ko zikunze nyuma ayo masaha birakimara gukubitamo Famille Jay Paul yahise nyandikira kuri WhatsApp barambwira ati iyo ndirimbo wapi ntago twakunze ko ntago tuyishaka icyo ni igihangano cy'umuntu wacu kandi ibihangano byo biracyari mu maboko yacu yego ndababwira nti se byakunda ko duhura twayiganira hati huya ntago tubishaka so urumva nagombaga kubaha umwanzuro wabo iryo joro nahise nyikuraho uwo mwanya nako nahise nyikuraho banze ko mujyana ibiganiro oya barabyanze nayigize prive ndavuga nti wenda dukomeze tuganire numve nibikunda ko bayemera mpita nyisubizaho bakomeza kubyanga iryo joro bakomeje kubyanga bitewe n'amafaranga yari yantwaye amafaranga ndavuga ntago nayihomba yose iryo joro mpita nsubira muri studio tanyena ndayirecordinga bundi bushyashya yari Deux fois Deux iba Deux par Deux yose ndayihindura harimo igitero kimwe cyanjye n'ikindi cya kabiri cya Jay Paul nari nasubiyemo na chorus ya Jay Paul urumva yari ikiri ya Jay Paul n'ubundi ndangije mpita nyikoramo iyindi iyo bonane mu gihe mwari muri kurya umuceri nari ndi gushutinga ndi mashusho y'iyo ndirimbo cyakora ariko uri munyakazi nimugoroba
nayisibye ubu cyaba bonane kuri bonane nimugoroba hajya hindi abantu rero byaraba challenges baravuga se indirimbo ko twayibonye ari ibyo nanjye nibyo nari ngiye kubaza nayibonye ari deux fois deux nyuma nyibona ari deparde birancanga nukuvuga abantu byarabacanze bitewe n'ukuntu bazi indirimbo projet ayitinda audio ukuntu itinda video ukuntu itinda bari projet nini ariko batunguwe no kubona na uploadinze deux fois deux igahitivaho mu gitondo nimugoroba namamini bukeye nimugoroba ahita hindi indirimbo byantwaye imbaraga nyinshi ku buryo utakumva ubwo nanjye jewe nabanje kugira ngo ninjye bacanganye kimwe cyangwa se wenda bonane ya nuko byagenze ntago famille ye yabikunze none se ubwo n'ubundi deparde ijya kumera n'ubundi nka deux fois deux uyumvise nyine wumva uzi impamvu wumva ko bijya kumera kimwe se yari style imwe yego yari style imwe n'amanota yari icuranze yari amwe urumva bo icyo banze projet ariko amanota kuyahuza byo ni ibintu byoroshye n'abazungu bahuza amanota yego niyo mpamvu abantu bakomeje kumva ikimeze nka deux fois deux ariko byose nari nabihinda nuze lyrics nari nazihinduye yego na melody yose nayahinduye ahubwo beat niyo yasigaye ijya kumera nkayo kuki wahisemo gusubiramo indirimbo ya Jay Polly cyangwa se so n'abantu babinsabye yego n'abantu babinsabye bavuga ngo ndi kubibutsa Jay Polly ngo bakunda Jay Polly bavuga ngo uzasubiremo indirimbo imwe kubera rap wari mu gukora none ndareba mvuga nisubiramo indirimbo ye niba ari iminsi mikuru reka nsubiremo indirimbo ibyinitse yego nitankora deux fois deux okay hari abantu benshi bagiye bagweza comments ko ufite rap nziza ariko n'ubundi kuri kuba kumuza Jay Polly Jay Polly wowe wamufata gute nk'umuhanzi nyarwanda Jay Polly man yari umuntu wa danger still n'ubu aracyari umuntu wa danger kubera ko imiziki biracyahari yari umuntu wa danger Jay Polly ari n'umuntu wanjye uko namukoreye n'amavideo yego nka ntuza nka Musaraba Joshua nari narayishutinze shootinga n'indi nk'inshuti nyazo nyine twarakoranaga bya hafi yego njye nari mbizi ko ari umuntu urenze to rero kumbwira ngo ndapfa nkawe numva nyine ari ibintu byiza ni nko wakubwira ngo hari umunyamakuru wa CNN mukora ibiganiro kimwe yego CNN c'est televiziyo ya danger urumva nyine baba bakugeranyije n'umuntu niranka urenze ibyo bintu ni byiza oya ni byiza man jewe nakunze ni byiza ariko ngiye byarantunguye ibaze ko kugeza n'ubu sindumva ijwi ryanjye rimeze nk'irya Jay Polly ariko imirapire ni imwe nyine ntabyo nge numva we ntago wabyumva ntago nge mbyumva kabisa ariko ni fresh ubundi ati uburyo nyangunda kuvuga ngo ati ntago wayisobanura umuntu ngo ayumve atari nyirayo uri kuyisobanura cyane biragoye ibyo bintu byose uri gukora harimo filime harimo umuziki harimo na video directing ntago ari ibyo gusa harimo no kwigisha mfite n'ikigo ndi CEO w'ikigo cyigisha umuziki ariko mwaje gushaka amafaranga ko nashinze ku nyundo ubwo njye ni nko kuyipiki cyangwa ku giti ubwo ku nyundo irahari mfite ishuri ryigisha umuziki ahubwo abantu baze biga rikorera hagana he hano Kicukiro centre muri iyi nyubako ya etage iteganye n'ikiraro bivuze ngo niba ukunda umuziki cyangwa se kwiga gukora filmmaking gushutinga ibintu bya directing byose no kwactinga n'umuziki gucuranga music production byose turabyigisha uri umutete kabisa ubu nibwo nemeye ko waje gushaka amafaranga nta kibazo ejo bundi nushaka no kwirukana cameraman wawe uzambwire ngo ukunde ndabujuje barangije kwiga aka kanya isumwirukanisha mwana yadahe nakinaga ariko shiti yanjye ariko ni fresh ni fresh kabisa yitwa Joseline ni uri kuri kamera abari amashusho abonye arenze nabo ubanza yarizi wanjye byanashoboka buriya umuntu yashaka amafaranga mwana urabibona none ukuntu usa n'amafaranga rero ngewe uzi ikintu kirenze ukuntu usa nayo ntayo mfite watungira imodoka nta mafaranga ufite ko essence yahenze iyihe iri iparitse hariya ubwo nawe uri umukire hari abantu bajya bavuga ngo nsa n'amafaranga mani nareba uburyo ntayo mfite nkabona nibyo birenze ahubwo uvuga ngo ushobora kuba hari amafaranga utaragira ariko nyine ayo ufite nawe nyine arabaye oye ubundi uko umuntu abayeho ashimira Imana utwo afite dukeya twiwe kabisa kuko buri muntu amafaranga aba afite aba ari makeya bitewe n'ayo akeneye cyakora abanyeshuri ushobora kureba ayo ufite nkabona ni menshi kuko
nkeneye kugera ku yawe kumbe nawe ufite aho ukeneye kugera ukabona ni make. ari umukire wambwiye ngo niba buri umukire bingana bite yihoye n'ijana ryatakaye mu muhanda cyangwa se hasi bariyora ukayishyira mu bariyora kabisa. uzi iryo jana ashobora kuba yariburaga kugira ngo yuzuze miliyari 10. hari umuntu yigeze kumbabaza hari mu minsi mibi yanjye ya kera nta kintu niberaho nyine nirindi mbega urubwa nyine ntako bimeze cyagiye umuntu no kurya biba bigoye. icyo gihe nari mfite amafaranga 10,000 inota 2 za 5 icyo gihe nyine ubwo muri icyo gihe ese man uzi ko buri muntu wese level ariho y'ubukene uri kumva ibingana n'ibibazo agira none se ariko se wamugaruza ko ari ibyo man cyane. ushobora kubona ufite amamodoka uri umukire wareba umukene wicaye areba ukabona arababaje ibaze ko uwo mukene atuje icya mbere aba mu nzu y'20,000 sibyo ibirya arya ntibirenze iyo biramuhaza yirira ibiryo bisanzwe kandi bakumva aranyuzwe imyenda yambara nta kenera imyenda ihenze urumva ko we nta mafaranga menshi akenera yo gukemura ibibazo bye bigana. ariko wowe ufite amafaranga ukeneye kwishyura inzu ya miliyoni n'urugero sibyo imirire yawe ntushaka kujya hasi uspending 100,000 ku cyumweru urumva ibyo bibazo ni byinshi. uwo mutipe rero narindi gukubwira wambabaje nari mfite 10,000 numva ameze neza nta kibazo sinategaga moto nategaga bisi ndiko byumva urumva ko mu 10,000 hari mitike igomba kunzengurusa umunsi wose nkanarya fresh inzu yo yari yishyuye make y'iyo nzu yashoboka. umuntu arampamagara arambwira ati yari inshuti yanjye cyane buriya ngiye nditanga iyo uri inshuti yanjye naguha n'umufungo mfite ugakemura ibibazo byawe nk'abacakundi anyaka 8,000 urumva 8,000 nagombaga gusigarana 2 arambwira ngo afite ikibazo gikomeye yabimbwiye ababaye man ikibazo gikomeye ndagitekerezaho ndavuga ni man uyu mujama wanjye ubwanye se amafaranga arakene nafashe 8,000 ndabimuha uguze 8,000 kintu yaragiye kubimaza yaragiye kubyongera ku 392 uri kumva kugira ngo yuzuze 100 nagure televiziyo ya Samsung yapuse 50 ari 55 ari zingahe ndayamuhereza mani numva nyine nkoze igikorwa cy'urukundo ndavuga nti ntari bikibiri cyanjye reka ngume mu rugo simpave ndagihaha muto ryo turaho nturiki nimugoroba arampamagara arambwira ngo mani ngo wankoreye ngo ifite amashusho ndavuga ngo inki ifite amashusho bro ngo ifite HDR bana ngo abantu urabareba neza text ndamubaza nti inki arambwira ati sasa sinakubwiye kuri kumfasha ngiye kugura televiziyo mani narababaye urumva narababaye ibazo umuntu ufite amafaranga ngana gutyo abura 8,000 niyo nyine mbikomoye kuvuga ngo nta mukiruta igiceri mu nzi icyo giceri hari yabashaka kucyuzurisha nka miliyari ni kubundi Fiesta yabari gutyo irigi biguzemo televiziyo sha abaguze televiziyo ya Samsung sha ambwira na Marike byibura se nyuma yaje kwishyura oya ntago twagurizanyaga ntago kwari ukumuha kwari ukumuha tu sha waritanze rero sha warizamuhana Imana izamuhane kabisa yarantumukira yitwa AV Godwin n'umuterasuri cyane yo muri kuganira karere yo kudirectinga ninde muhanzi wakoreye amashusho ufata cyakora nifuza kugukorera nta muntu nigeze nifuza gukorera video kubera ikize ukise mwifuza kumukorera kandi n'urugero nese tufate wenda nka haje nko muhanzi wo hanze mu Rwanda wowe nyiri wakuze wumva cyangwa se ureba uwo muhanzi ntago nifuza kumukorera ahubwo nifuza amafaranga ari bumuvemo cyakora uri kumva ko kandi uzubura ukuntu nge nakuze no kuntu nabayeho ntago nabayeho nshaka kwirukanka inyuma y'umuntu ngo uri bumpe hit nabayeho nshaka kwirukanka inyuma y'umuntu uri bumpe amafaranga nge nabayeho ntavuga ngo reka ngo nkorera aba bantu ngo menyekane urumva ngo menyekane uzi impamvu se nge nakuze nshonje mwana nakuze nshonje nshaka ibiryo n'amafaranga ibyo bintu rero ibyo bintu byo kwirukanka inyuma y'abantu urumva ngo ubone hit nta kintu ivuze urumva hit igenza abahanzi bari hano iwacu urumva bafite hit ariko nta mafaranga bafite hit ya danje ariko bibera mu bihuru no ntago ari mu bihuru ko mutera ariko nyine nkutuzu twibereye mu bihuru nyine mu dushyamba nyine mu manegeka nyine ngiye kuntu mpita mbyumva mpita numva yuko aho kugira ngo uwo muziki ngiye nkukore uri bumpe hit
najya guhinga mwana nkabona amafaranga ukabona amafaranga gutunga zanjye nta muntu nigeze kwifuza gukorera oya ntabwo nifuzaga gukora projet zimpa amafaranga ari hejuru yego none nkaba navuga nti uyu muhanzi uri kuri levinga na gutya mukoreye yampa amafaranga menshi kubera ko afite amafaranga kandi byagiye binakunda yego cyane cyane ubundi akenshi bavuga ko iyo ukoze ikintu ushaka amafaranga n'ubundi still y'amafaranga araza ariko iyo ugikoze uvuga ngo n'urugero ngo ukore ikintu kugira ngo umenyekane n'ubundi n'uwo muhuye wese agufasha kumenyekana ariko ntagufasha kubona amafaranga ntabwo bibaho kandi nanone ukuntu ubundi se bimeze iyo ushakiye hiti ku bantu abo bantu babaho baguha hiti nta mafaranga baguha yego nubona Leandre wowe uramutse ukora nk'akazi runaka nkaza ukamfasha rimwe kabiri gatatu kane yego mu mutima wanjye nta munsi nazakwishyurira iyo serivisi nakumva kuzabaho umfasha mu byumvikana ukunda amafaranga uzi no kuyakorera nkunda amafaranga urumva ku buryo ngewe nzapfa ndi gushaka amafaranga akantu kararenze ega narashonje sha narashonje witonde uzi uburyo inzara iryana uzi nk'ubu mpamagaye umbwira ngo ndashonje mbabara nk'amafaranga niyo naba naringiye kugura ikintu cy'ingenzi mane nagwa amafaranga ukabanza ukarya nkaba nkiretse ari umushuti wanjye ntabwo ndi bumuvuge one day yigeze kumbwira ngo arashonje no yansabye 5 ansabye 5 numva ntabwo naguhita nyamuha nanjye nari nifite utundi tubazo ndi gukemura ariko yamuhama umbaze abarambwiye ati mbabarira ndashonje bro nirengagije nyine bya bibazo nari mfite namuhaye 10,000 bro inzara nimbi mwana man inzara nimbi umuntu nakwaka amafaranga akubwira ngo arashonje bro ngewe undi ushaka kumfatisha ubihuza n'inzara nzagwatisha wamaye 10,000 ko nshonje wundi niyo wanyaka miliyoni umbwira ngo urashonje nahita nshaka ukuntu nyibona nkayiguha ushobora kumubwira ngo urashonje hashonje famille yose yego ariko ukanga kumbwira famille yose ukambwira wowe man inzara nimbi cyane inzara nimbi ubundi akenshi iyo utanze uranakira iyo utanze ibyo bintu birakora buri iyo utanze man ugaining ibindi bintu byinshi biruta ibyo utanze uwo mushuti wanjye rero rimwe yigeze kujya gutya abarantungura anyeza 50,000 hasi imana amafaranga ariko arayobye ngo ya hari umunsi wangaburiye nshonje ntabwo nzabyibagirwa nanjye bitangubita kagati ariko none nanjye ayanyohereje ndi kuri crise ya danger na gaze yashize ngewe niga muri Mount Kenya icyo gihe niganaga na ba Mani Mari nigeze kugenda icyo ni cya gihe cy'inzara nkubwira nageze naho niga shonje ubundi amashuri yanjye yose nayize shonje ngewe ibintu bijyanye no guhaga nabimenye nyuma mari kandi ejo bundi utagira ngo ni na kera urumva nari ndimo ndajya ku ishuri icyo gihe nabaga mu Gatenga Mount Kenya yabaga hano Sonatibe uzamuka utarajya ruguru kuri Sheri yego noneho mpura n'umuntu wicaye ku muhanda uri gusabiriza nari mfite angahe inoti ya 5 ifunze itarenga mana ndebye ukuntu ateye agahinda nikuramo ndayimuha nta n'igiceri nari nsigaranye yego uri kumva ndagenda ndiga bisanzwe nimugoroba Mani Marite yampaye 5,000 sinibuka n'ikintu n'unano byari bivuye yampaye inoti ya 5 urumva Imana yarakubye kangahe cyakora urumva niho namenye ko ibyo bintu bikora man ibyo bintu birakora mwana ndayabungira abantu bafite amafaranga rero bose bagende bavidure bahereza abakene bahereza abantu Imana irabakubira njabwira abantu ngo amafaranga yawe niba adashaka kugirira umumaro umuntu byibura umwe ku isi ayo mafaranga yawe niba ntacyo amariye wayandatisha nukuri miliyoni yawe irarutwa n'igihumbi cyane mfite ku mufuka ariko nibyo cyane kabisa yego muri iyo karere rero ninde muhanzi none sasa wakoreye ukumva nubwo guha amafaranga ariko nyine urishimye ega ntabwo ari bose bayampaga hari n'uwo nakoreraga ari inshuti yanjye yego cyangwa se kuko nakunze indirimbo ye yego ariko bitandukanye na bimwe byo kuvuga ngo arampa hit araguha hit kuvuga ati reka nk'uyu muntu ni inshuti nkari nk'abahanzi ngiye mba mfite ntabona aho mpera nishyuza yego wa muntu muba mubana muziranye ubuzima bwa buri munsi ubona nta kibazo cye ntaki ni benshi cyane rero ikibazo cyawe nanguciye mu ijambo ntabwo akirangije ni ukuvuga ngo nyine uwo muhanzi ashobora ko ari n'inshuti yawe nk'uko ubivuze ariko nyine ukora ukumva urishimye
nkorera nkumva ndishimye kabone nubwo yaba guha amafaranga yaba atayaguha ariko nyine ukuvuga ati wow uyu muntu turahuza uwo muntu ninde none hora abashuti banjye bose nkorera mba numva nyine nishimye tu kuko ntago nge nagukorera ntakwishimiye nyine ntago naguha support ntakwishimiye yego nuvuga ngo abantu benshi b'abashuti banjye dukorana mba mbishimiye ba Mr Kagame ba Maji ba Tonalite ba Isam abantu nk'abo ngabo mba mbishimiye cyane. Okay, kura ko twagusanze muri studio ntago turi gufata umwanya munini wenda hari n'izindi gahunda ufite ariko ndaza kuza gusoza avuga ngo AB nk'umwana wifuza kujya muri career ya directing nizihe ki agomba kugenderaho kugira ngo abe successful muri iki gihe? Urukundo n'ubushake. Urukundo rwabyo n'ubushake. Ibi bintu rero ntago iyo bijyamo ukunda kuryama ntibikunda. Bisaba kwicara. Bisaba kwicara ijoro n'amanywa ukaruhuka amasaha make. Ahubwo wamara gufatisha ukaruhuka bihagije. Yego. Ubu ngubu ngenda byibuka ko guhera nka 2010 sinaryamye nongeye kuryama 2021 cyakora nibwo ndyamye man urumva izo haso kuko ubu ngubu nubu sigaye ntinya kurara amajoro kuko ubwonko bw'umuntu mani bugeraho bukananirwa cyane iyo rero utabushyize ku murongo ngero busubize ku murongo kuko naraye amajoro niga ibintu byinshi fundi mitwe ntekereza uko ndi byonyine kwiga software ntago aba ari imwe abari nyinshi ni ibintu bigusaba nyine kwicara ugafata umwanya wawe yego sasa ugatangira no gukoresha umutwe nyuma ya software hatangira gukora mayide ubwonko gukoresha ubwonko sasa na creativity niho uzasanga u Rwanda rurimo aba director benshi bazi software ngenzi nk'abapeti benshi baba bazi software cyane no kuturusha ariko nta mayide cyakora ako ka ntago badakoresha ubwonko rero byose bisaba urukundo no kubiha umwanya uhagije kabisa. Yego gukorera muri team nk'aba directors ndaguha urugero nka big team bakishyira hamwe hari icyo byongera kuri creative industry. Big team iracyahari ntago nubwo baratandukanye rero gukorera muri team mu Rwanda mbamona bigoye ese n'ukubera iki kudashyira hamwe kwiyumva kumva kurenze no gushaka kwikubira buriya usanga nka team runaka isenyuka kubera ko harimo washatse kwikubira yego kubera kudafatanya kandi atumvikanye nabo buriya teamwork niyo ya mbere kurusha ibintu byose bibaho ngurugero urabona uyu muntu wawe mukorana cameraman wawe mushobora kwicara mukajya inama mukavuga ngo reka dukore hari igihe tuzaba turimo turarya ibyo twakoreye sibyo iyo abaye umuntu kumva rero mugera kure ariko iyo abaye wa muntu ukenera ngo mpereza tuba duke tumpereze man nta kintu mugeraho urumva rero niyo mpamvu buriya buri muntu wese abakeneye teamwork abantu baba bakeneye gukorera hamwe buri uzareba abazungu ikintu baturusha gukora ari benshi umuzungu ashinga company agahita akenera aba shareholders urumva niba wari ufite company ifite budget ya miliyoni 30 nuvuga ngo nihaza aba shareholders ikagira budget ya miliyoni nka 500 iraba ari company iri big noneho buri mu shareholder ajye yinjiza amafaranga arutayo wowe wari kuzinjiza uri wenyine urumva nibwo bwenge rero baturusha ariko mu Rwanda umuntu abashaka kwikubira akora ibintu byiwe arumva n'ikimani kumba n'amashyari no gukunda ibintu icyo cyo abanyarwanda tugira amashyari nk'abantu amashyari mwayagabanyije tugatera imbere tugakora ariko ishyari ntaribi twaje gusanga ntaribi bararitumenyereje akantu kitwa gashyari twarakamenyereye tugaca n'amazi burya ariko ni sawa imwe bavuga ngo wirukanka nimbwa cyane ukayimara ubwoba okay ebi kadusoze kubera ko hari n'izindi project ukira hanze tuzogira n'ubu tuganire ariko wakoze byonyine kuduha umwanya kuri Lea Entertainment ntaribi ariko umuntu ukeneye kwiga man ukeneye kwiga nahamagara hari nimero nizo ngiye gutanga 079 30 844 ukeneye kwiga piano gitari kwiga music production ukeneye kwiga filmmaking ibintu byose bijyanye na visuals ubwo bivuze ngo izo nimero turaza no kuzipininga hasi ukeneye kugira kuba yabahamagara aze kubahamagara kugira ngo n'ubundi mujye kwiga mwakoze cyane rero ebi wakoze nawe
Asante sana rero. Asante bro. Mwakoze rero reka mbashimiye cyane aho muri hatandukanye. Blessings. Hari ikibazo se?